hanyuma nyimara gukura kuko nayo mfite imyaka 3 bigeze mu myaka 4 n'itanu nasanze wacu mama yari afite agataro yagenderagaho uko yagenderaga ku gataro hanyuma ku gataro yagenderagaho akimara kunsinyisha muri ibyo bintu nanjye yisambwira yuko nanjye ngomba gukora muri ibyo bintu nanjye ngomba kubikora nanjye zakoza kumbuhira agataro ako gataro kari kameze nkaho yakabuhesheje urubingo kuyoboka Mana TV bigize bambaza imigendere y'ako gataro barambaza ngo ese ku gataro kagenda gate ese umuvuduko wayo ungana iki mbagiraniza imodoka ya Vewiti mbabwira ukuntu igenda ariko mbabwira yuko umuvuduko wako uwo uruta ako gataro ko kagira umuvuduko urenze uw'iyo modoka hanyuma utiraho ku gataro kamara agataro kameze nk'inkoko cyangwa kari kameze nk'inkoko arakano kunabonye bakunda kuba turatuntu tw'udutaro dusa naho tuzengutse tumeze nk'ikintu tw'ikizeru Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi byubaka ubugingo. Turi kumwe n'umushyitsi, reka tumusabe yibwire abamukurikiye. Murakoze kutwakira. Amazina nitwa Niyo nagize Inosa, ndi umugabo ndubatse, ndi umukristo mu itorero rya ADPR, ndi umubwiriza ubutumwa bwiza. Murakoze kutwakira, Imana ibaho umugisha. Niyo nagize Inosa ni umusore cyangwa ndi umugabo ndubatse. Yego, ndi umugabo ndubatse. Turakwakiriye kuri Arabohora TV. Ndumva utari umushyitsi cyane, iyi ni inshuro ya 2 ugiye kuganiriza abadukurikiye. Ngo ufite ubuhamya bwinshi bw'ahantu Yesu yagukuye. Yego, reka tugusengere noneho hanyuma utuganirize. Murakoze. Umwami Yesu, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana itwitaho, uri Imana idukunda. Uyu mwanya tugiye kumva ibyo wakoreye mwene data Inosa, turasenze kugira ngo umwuka wera abe ari we umuyobora. Izina ry'Imana ryamamare kubwe, kandi abazakurikira ubu buhamya bazizera umwami Yesu, bazahinduke, bazakurikire inzira ijya mu ijuru. Turagushimiye kuko umufasha, mu izina rya Yesu, amen. Turakwakiriye. Hanyuma ndumva nabanza kukubaza utubazo duke tw'amatsiko. Inosa, wavutse ryari? Wakijijwe ryari? Utwo tubiri. Navutse 1996. Yego. Hanyuma nakijijwe 2013. Yego. Yego. Hanyuma se mbere y'uko ukizwa wakoraga iki cyatumye ukizwa? Ubundi wakijijwe iki? Ibyo nibyo ngira ngo nze kuza kubwira abantu bandeba cyangwa se bamanza amaso, kuko n'ubuhamya tugiye gutanga bw'ibyo twaciye mu bw'ubuzima twarimo, kuko navutse iwacu ubundi twari abana 3. Papa tubye turi abana 3, ariko papa aza gupfa 1996. Amaje gupfa 1996 biza kuba ngombwa yuko mama kuko yamaje gupfa akiri mutoya. Wavutse 1996? Yego. Papa nahita apfa birumvikana. We yapfuye 1996 ntaranavuka. Ukiri mu nda. Yego. Ubwo papa uko yamaje gupfa mama se apfa akiri mutoya, biba ngombwa yuko mama yagomba kwigira mu bandi bagabo. Papa amaje gupfa ko yapfa akiri mutoya. Rumva twara abana rero 3, ariko mvuka nsanga mu rugo yari afite umwuga, mvuga ko atari mwiza ko afite umwuga wo kuroga. Hanyuma nanjye biza kuba ngombwa yuko ari bwaze kuza kunshyiramo, ariko byatangira kubinyigisha mfite iyo myaka 3. Bityo rero Imana iza kuza kumpa agakiza ndakizwa, ari niyo mpamvu ngira ngo mutubona hano. Yego, Imana ibaho umugisha. Wavutse usanga n'ubundi wadakijijwe, papa ntawe,
birumvikana ko urugendo rwari rurerure. Yego, we nasanze adakijijwe. Nubwo yaje gufata intambwe akaza gukizwaho, nyuma ho gato yaza kuza kongera kugwa, ariko ubundi nasanze adakijijwe. Yego. Nuko murakoze. Urumva ko umwana wavukiye mu buzima bumeze gutyo, ibyiringiro by'ubuzima ntabyo, ntekereza ko ari Yesu waba waratumye ugira ubuzima. Yego. Kandi ubuzima bwuzuye burimo gukizwa, burimo kubaha Imana, utandukanye n'ubuzima wabagamo mbere bwo kutubaha Imana. Yego. Nuko uravutse rero, komeza noneho utubwire ubuhamya wisanzuye. Yego, murakoze kutwakira. Imana ibahe umugisha. Yego, abatureba kuri Arabohora TV, turabashimiye. Ntago ari ubwa mbere tuhaje, ngira ngo n'ubushize abadukurikiranye baratubonye, ariko ubuhamya twatanze twabuciye mu ncamake. Uyu munsi rero ngira ngo dusa naho twari tubonye akanya. Uyu munsi nijoro nari kuri radiyo, uyu munsi twari tubonye akanya kugira dutanga ubuhamya kuri iyi kamera. Dushimire rero Yesu waduhaye umwanya, izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero njya kutangira kuba ubuhamya, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana rito cyane, hanyuma turisome, izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice ni cya 40, turasoma ku murongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora, nkukureho iminyururu ikuri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abe ariho ujya. Reka twakire neza ijambo ry'Imana. Imana iduhaye umwanya rero turayishimiye, ndetse namwe abaduhanze amaso turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Ubu ni ubutumwa tugiye kubagezaho, cyangwa se ni ubuhamya tugiye kubagezaho. Nibaza ko ubuzima runaka tuba twaraciyemo, hari abandi baba barabuciyemo, ariko bikaba ngombwa ko tubigisha ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya, kugira ngo aho twavuye ndetse Imana yahadukuye, kugira ngo namwe mwizere yuko Imana yabasha kuba yahabakura. Dusomye ijambo rivuga ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora, kuko ubu buhamya tugiye gutanga bugomba kukubohora, cyangwa se Imana igomba kukubohora biciye mu buhamya, kuko nawe uba ufite ibindi bintu runaka uba waraciyemo, ariko bigasaba ko Kristo akubohora, kuko ijambo ratubwiye ngo noneho uyu munsi ndakubohora, muvaneho iminyururu iri kuri ku maboko. Nushaka yuko tujyana, uze tugende, Imana yacu izakugirira neza. Mu buzima bwanjye nababwiye ko nitwa Niyo nagize Innocent. Navutse 96, papa nawe yapfuye 96, ariko papa yapfuye, mama yarantwite, apfa indi mu mezi 7 mama ntwite. Hanyuma papa maje gupfa 96, bari bahungutse bavuye Tanzania. Mukadata na mama, mukadata we yari umurozi, mukadata yari umurozi, mama bari baturanye. Ngo papa wa yari afite abagore babiri. Yari afite abagore babiri. Afite mama wawe, akagira na mukeba. Yego. Hanyuma papa apfa 96, yari afite amasambu, ariko ayo masambu yari afite amasambu abiri, imwe yabaga hano ku mazi, ariko indi bahano ku musozi. Papa maje gupfa, mama mukadata na mama biza kuba ngombwa ko bari bwaze kuza guhanganira ya sambu yabaga ku mazi. Papa yacuruzaga ahantu bitaga Nyarutunga, kuko iwacu uri mu murenge wa Nyarubuye mu karere ka Kirehe. Hanyuma mukadata aza guhangana na mama ashaka ya sambu. Hanyuma mukadata aza kubwira mama yarantwite, ariko papa yaramaje gupfa. Aramubwira ngo, wowe nuramuka udapfu yazapfa utwite, kuko yumvaga yuko arimo gushaka isambu, kumva bagomba guhangana, niko byari bimeze. Hanyuma aramubwira ngo, nuramuka udapfu hazapfa utwite. Abimubwira ari mu mezi 7, bifata ukwezi kwa 8 no kwa 9. Mama ajya kwa muganga, agiye kwa muganga mba ndavutse. Maje kuvuka mukadata je asanga ndiho, asanga na mama ariho. Ubwo urumva biragaragara yuko mu kuvuga kwanjye Imana ari bifiteho umugambi, cyangwa se ubuzima bwawe runaka uriho, cyangwa se ko wabayeho kose, igituma ibiza byose bikugiraho, ariko ntibigire icyo bigutwara, nuko ari umugambi mwiza Imana igufiteho.
ngeze kwa muganga ndavuka, muka data aje agemuye asanga ndiho kandi asanga na mama ariho. Muka data aza kubaza mama aramubwira ati noneho mu cyimbo cya se kubera ko ari njyewe mukurure ku mwana mwita izina. Abarimo bandeba ibiterane nkunze gukora, nkunze kubwira abantu babwira niba hari umwaka ubaho ni ukuvuka nabi, wajya no gushaka ugashaka nabi, wajya no kubyara ukabyara nabi, wajya no kuzapfa ukazapfa nabi. Ibyo bintu nasanze ari umwaka. Muka data aje asaba mama uburenganzira, aramubwira ngo ndashaka yuko uyu mwana ari jyewe umwita amazina mu cyimbo cyase kubera ko ari jyewe mukuru. Mama arabimwemerera, aramubwira ngo nta kibazo ngo bamwita amazina. Hanyuma muka data ahita abwira mama yuko bagomba kunyita akanyamahanga. Mama arebye asanga kunyita iryo zina akanyamahanga, asanga ntabwo ari ryiza kuri jyewe kubera ko yari yaravuye mu Rwanda 94 uko hari jenoside yakorewe abatutsi, ageze Tanzania irangiye aza kuza kugaruka mu Rwanda. Aramubwira ngo njyewe kuko umwana wanjye mubyariye mu gihugu ntabwo ndi bwamwite kanyamahanga, bityo kanyamahanga mama araryanga. Aramubwira ngo none wanze kanyamahanga reka tumwite Ntambara. Mama aramubwira ngo intambara nari ndimo ndazirangije kuko ni 94 yararangiye, niyo kumbwira ko ntazamubyara nayo yarangiye. Mama aramubwira ngo ntabwo ayo mazina ku mwana wanjye ntabwo nayamwita. Buriya mu buzima busanzwe si uko abantu batatwise amazina, barayatwise uretse ko Kristo ari we wayahinduye. Kuko ibyo abantu bakwita byo babivuga bazi neza ko bigomba kuba, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibasha guhindura ayo mazina abantu bakwita, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hanyuma hari umuganga wari uri aho ngaho aza kubaza mama, aramubaza ngo none ku mwana wawe bamwise kanyamahanga na Ntambara ukabyanga, ushaka yuko wari bwamwitiriye? Mama aramubwira ngo nkurikije uko mukasi yambwiye akambwira ko nindamuka napfa umwana wanjye azapfa, none nagize amahirwe umwana wanjye rero kandi nanjye ndiho. Mama abwira muganga, aramubwira ngo umwana wanjye ndamwita niyo nagize, baniswe niyo nagize. Muri ubwo buryo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu mikurire yanjye nabyirutse nsanga iwacu mu myaka 3, kuko ibyo mu rugo natangiye kubimenya mfite imyaka 3, kuko urabona umwana w'imyaka 3 ubasha kuba wagira ikintu mutuma akaba yakikuzanira nk'igikombe cyangwa se nk'isahani nk'ikintu runaka akaba yakizana. Muri iyo myaka 3 kuko iwacu twari abana 3, mukuru wanjye wa mbere yaguye Tanzania, mukuru wanjye wundi we asa no wabaye bibire mu mutwe kuko ntabwo yuzuye, hanyuma ninjye bucura bwa data. Ntabwo ariko yavutse afite ubwenge, ahubwo ibyamurindagije bikamugira gutyo ni uburozi mama yari amaje kumuha, bwari bumaje kumuhindura. Bibarize abantu batakurikiye, yego, akaroga umwana we, mvuko Musatana ari umugome, yego, akifuza ko umwana we aba debile. Biba byaterwaga kubera ko iyo kipe y'abarozi bari kumwe ndi kwenda kuvugaho, nasanze iwacu muri iyo myaka 3 ntangiye gucakana k'ubwenge. Nasanze mu rugo haba ikipe y'abantu 12 yateraniraga mu rugo. Iyo kipe y'abantu 12 yateraniraga mu rugo nasanze kuko mukuru wanjye we ari mukuru kuri njyewe, we ngo yavukiye Tanzania. We rero mu bwenge we mu kuvuka kwe nasanze baramushyize muri izo mandwa cyangwa se muri ubwo burozi kera. Hanyuma we nabyirutse n'ubundi sanga nta bwenge afite. N'ubundi urumva yaje mu Rwanda barabimuraze, barabimushyize. Oya, byabereye mu Rwanda, we babimukoreye mu Rwanda kuko uburozi mama yatangiye kuroga we yaborogeye mu Rwanda. Yego. Hanyuma muri iyo myaka 3 nsanga mama arafite ikipe y'abantu 12, abantu 12 kuko mukuru wanjye bari baramushyize muri ibyo ngibyo. Iyo kipe iza kuza kubwira mama, iramubwira ngo ntago dushobora gupfa kugukoresha cyangwa se ntago twagumiza kugukoresha tutabanje kuduha n'uyu mwana wundi ufite nango tumukoreshe. Mama arababwira ati nta kibazo n'ubu mushaka nawe ndi bwaze kuza kumubaha. Hanyuma baza kuza kunyandika, bari bafite ikaye, bari bafite n'ikaramu, baza kuza kunyandika kuko mama yari amaje kuntanga ngomba kwinjira muri iyo groupe. Hanyuma bahita banyandika muri iyo kaye, bandika amazina yanjye yose, bandika niyo nagize Inosa. Hanyuma hejuru yaho bahita bandika amagambo avuga ngo niyo nagize agiye kujya ajya kuroga yice. Hanyuma namara kwica twebwe tuzajya tujya kuzura abantu yishe, hanyuma ikindi azajya akora azajya bagaburira ubwatsi. Nuko muri iyo myaka yanjye 3 barabyandika. Bamaje kubyandika, mama yari afite indi kabutura yari yanguriye kuko nibo yari amaje kubipanga. Niyo nama y'abo bantu ntago nari mbizi kuko yamaje kundayizo ndahiro ndangije kubisinyira. Hanyuma ahita nyambika ikabutura yindi mama yari afite. Iyo kabutura yari ifite imifuka 3, ariko buri iyo mifuka 3 buri mufuka agomba kugira uburozi bwawo.
yego nari muto mfite imyaka 3 urumva ko nta bwenge bundi nari mfite niko byari bimeze. Uwo munsi nyimara kubisinyira mama arambwira ati guhera uyu munsi rero tujya gutangira dutangire dukorane kuko numva nta bundi buryo bundi nari bwabihakane. Babaruzi bacaho baragenda, bamaje kugenda uwo munsi Njyewe na mama turatangira tujya gukora kuko nkimara kubisinyira yansize uburozi abusiga mu mutwe. Bakimara kunsiga mu mutwe ahita amanura no munsi y'ikirenge ku buryo yari atangiye kumpindura uko yari atangiye uko yashakaga kuko uburozi yabunsize hose. Uwo munsi ndabyibuka bwa mbere tujya kuroga yarambwiye ngo nitujyane, ariko ngenda mfite yakabutura. Nshatse kubwira abantu bankurikiye ubundi mu buzima bundi busanzwe Imana itakurinze nta muntu wakurinda. Ikindi cya kabiri buri Imana itakurengeye nta wundi muntu wakurengera, kandi Imana itakuvuganiye nta wundi muntu wakuvuganira. Uwo munsi nyimara kubisinyira mama yarambwiye ngo tujyane turagenda, arambwira ngo ni mujye imbere turagenda. Ahantu twari bwajye kuroga hari hafi y'iwacu. Turagenda maje kugenda tugira ku rugo rw'umuntu, mama arambwira ngo ninzamura akaboko kubera ko yari afite uburozi bundi yakinguzaga inzu. Abankurikiye burya nta muntu ugikinga, wabona ukinga nyine ushobora gukinga bisanzwe abangungiye mu nzu ndakinze, ariko ntawe ubasha gukingirana umwanzi. Umurozi burya ntawe umukingirana. Ngeze aho hantu mama arambwira ngo ninzamura akaboko. Yego, hanyuma tumaje kujya muri urwo rugo mama yarambwiye ngo ninzamura akaboko, ndakazamura. Maje kukazamura afite ubundi burozi bundi, arambwira ngo ninzamura akaboko uburozi abucisha mu kwaha, ubwo burozi bita bukingura urwo rugi. Bumaje gukingura urwo rugi ndabita ninjira kuko iyo kabutura yarimo uburozi bw'amoko 3. Hari harimo uburozi bw'umukara bwari uburozi bwica, nkagira ubundi burozi bw'umuhondo. Ubwo burozi bw'umuhondo narabuzanaga bwari bumeze nk'ifu, ariko ubwo burozi bwo narazaga nkasanga abantu babaga baryamye nkahita mamagizamo, ariko kuba mamagizamo kwari kugira ngo mbahunike kugira ngo nze kuza kuroga batanyumva. Nkagira ubundi burozi bwenda gusa icyatsi. Ubwo burozi bwenda gusa icyatsi ni uburozi nagiraga, ariko nabaga mfite urwembe rwa 20 mama yarampaye. Urwo rwembe naraziga nkakurasaga indasago, ngira ngo hari abantu benshi bari bwoze kuza kunkurikirana ariko bagira ingorane zo kuba baryama bakabyuka bafite ibintu by'indasago ariko batazi uburyo bazibaciye, uburyo ndibwaze kuvugamo nibwo bagiye bazibacamo. Kandi iyo umurozi yaje ugasanga ufite ibintu by'indasago, buryo ntago aba yaguciye indasago gusa kuko abafite ubundi burozi aba yashyize aho hantu yaciye indasago. Bityo rero iyo amaraso ari mu mubiri ahita akurura bwa burozi, hanyuma ukazarwara indwara udakira. Ari uzasanga umuntu arwara umutwe udakira, umugongo udakira, amaguru adakira, kuko bwa burozi buba bwarakoreye amaraso yo mu mubiri. Bityo uzasanga ari amaraso mu mubiri biba byarangije kwandura. Ari usanga umuntu arwara indwara akajya kwa muganga kwivuza bikanga, akazarinda apfa adakiza iyo ndwara. Ubwo burozi naburogaga, ariko turashimira Kristo wabunkuyeho ibyo bintu. Ubwo burozi twaragiye kuri umunsi wa mbere tugezeyo, uko mama yaramaje kumbwira uko mbukoresha uburozi bukimara gukingura urwo rugi. Nahise ngina mfata bwa burozi bw'umuhondo mpita mbumamagiza muri bantu bari baryamye, kuko nari maje kubahonika. Ndagenda njya n'abana babo babaga baryamye, uko uburozi narogaga bakuze nabwo narogaga n'abana. Nkajya n'abana babaga baryamye no nkashyiramo bwa burozi bose, hanyuma nkabahonika. Hanyuma narazaga iyo nashaka kwica, narazi nkaguha bwa burozi nkabuguha mu kanwa. Nongere mbwira abantu bamanze amaso arimo bandeba, hari ukuntu umuntu yaryama akaryama ari kurota inzozi, akarota arimo kurya, kandi akaba ari kurya ibintu biryohereye. Kuko iyo uri kurota urimo kurya ibyo bintu urya burya ntabwo biba bibishye, kuko niba ari ikintu cya mbere kiryoha ni uburozi urimo kurya muri iryo joro, ariko ukaburira mu nzozi wowe utabizi. Hanyuma narazaga namara kuza nkakwasamura nkaguha bwa burozi ukaburya, wamara kuburya jye naratahaga. Hanyuma narazaga, ariko uko wabaga uryamye hari ukuntu umubyeyi akaryama yaryamanye n'abana be. Jye narazaga kuko mama yaramaje kumbwira yuko n'umwana nzajya asanga mu gituza cya nyina ntazajya amusigamo. Ubwo narazaga n'abana asanga mu gituza cya ba nyina, nkasiga mbacuritse, abandi nkasiga mbatambitse, nkasiga mbashyizemo ubundi burozi. Bumwe na bumwe ugasanga abana barara bashiduka. Ariyo mpamvu mbwiye abantu barimo bandeba, kuko Satani arakura mu buryo by'ukuri. Barize gatoya mbere yo gukomeza. Yego. Ubundi kugira ngo winjire mu nzu ikinzi, wakoreshaga imiti imeze gute? Warakinguraga urugi, warikinguraga? Mu by'ukuri ndabariza n'abandi abantu batazi imikorere ya kishitani. Yego. Nanjye ndi. Yego. Uribaza wakinguraga gute? So giye kuntu umuntu arya nk'ibintu akarota arya ibintu birenduka. Yego. Ubwo nabwo nubwo mwabaga mwabatamitse
twabibitse yego nk'ababirota ngaho dusubiza. So aho tuhantu twagiye kuroga bwa mbere uko ariho hambere nabanje gutangirira twarageze mama yari afite uburozi bundi yari afite ubwo burozi rero yarambwiye ngo ninzamura akaboko ubwo burozi asa naho bucisha mu kwaha kwanjye abucishije mu kwaha ubwo burozi bwaragiye nibwo bwakinguye urwo rugi ubwo ndimo ndibaza ko ari imyuka mibi yabukiye hasi ikingura urwo rugi ngiye kubona mbona urugi rurikinguye gusa mpita ninjira yego hanyuma naragendaga nagira muri abo bana nkasiga mbatambitse nkabakura mu bituza bya ba nyina bamwe na bamwe abana bakajya barara bashiduka abandi barara barira ababyeyi bazajya bumva abana babo bameze gutyo mu buriri mujye mubyuka musenge kuko ni satani uba wabateye kuko ari byo abasize abakoreye. Hanyuma kuva umunsi natangiye kuroga mbyiruka iwacu mama yari afite inkono za kinyarwanda ebyiri izo nkono twajyaga tuzitekamo inyama twajyaga turya inyama za buri munsi uko mu mibyirikiranye ntabwo urigiye nsanga iwacu turya ibishyimbo nasanze ari inyama gusa twaryaga. Hanyuma ndabyibuka ko iwacu papa akimara gupfa babagabo bose bajyaga kuko mama yapfaga akiri mutoya abagabo bose bajyaga baza mu rugo baje gusambana hanyuma baza gusambana no mu rugo baza gusambana na mama kuko mama yari yarampaye uburozi bwo kujya nsenya ingo abampanze amaso ndenda kubabwira ko bamenera amabanga cyangwa se kumena amabanga ya satani y'uburyo ingo zanyu zisenyuka birabasaba kujya musenga cyane izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Babagabo bose bajyaga baza mu rugo mama yari yaranguriye urwembe rwa 20 noneho ambwira yuko buri mugabo wese azajya aza akeneye kuryamana nawe kuko twe twaragiye ku cyumba twaryabiye ku cyumba baryamagaho twe twaragiye munsi y'urugi twahinga n'isuka hanyuma umugabo wazaga mu nzu akeneye kujya gusambana nawe iyo panaro yicishaga munsi y'urugi mama akayinyoherereza ariko akayisunikira akoresheje akaguru yamara kuyisunikira nari mfite uburozi bwendaga gusa umweru ariko ntabwo bwasaga umweru cyane nkagira n'utundi tuntu tw'uduti mama yaramaye natwo twabaga dusize uburozi bw'umukara hanyuma igihe umugabo yabaga arimo navuga ngo ni ugusambana ya pano narifataga yayinyoherereje nkahita nyikata ku mukunjo wayo namara kwikata nkahita nshyiramo twa tuntu tw'uduti namara gushyiramo twa tuntu tw'uduti nkahita nshyiramo na bwa burozi bundi bw'umukara yari yamaye ubwo umugabo ajya kujya kurangiza gusambana nawe ipantaro nayishubijemo ubwo we akajya kwambara ipantaro agira ngo yambaye ipantaro kumbe yambara hejuru bwa burozi bundi nabaga namurozi ubwo yarayambaraga icyo gihe yamara kugenda yagira mu rugo wa undi babaga barashakanye barasezeranye mu itorero no muri leta ntago babaga bacyongera kumvikana ariho batangira guhita bashaka uburiri buri wese akaryama uko n'undi akaryama ukwe bakaryama bateranya imigongo bityo umugore utarabashaga kwihana ngo asenge icyo gihe urugo rwarasenyukaga akabonekamo za divorce n'ubwo buryo ngo nazisenyagamo. Hanyuma nyimara gukura kuko nayo mfite imyaka 3 bigeze mu myaka 4 n'itanu nasanze wacu mama yari afite agataro yagenderagaho uko yagenderaga ku gataro hanyuma ku gataro yagenderagaho akimara kunsinyisha muri ibyo bintu nanjye yise ambwira yuko nanjye ngomba gukora muri ibyo bintu nanjye ngomba kubikora nanjye zakoza kumbuhira agataro ako gataro kari kameze nkaho yakabuhesheje urubingo kuyoboka Mana TV bigeze bambaza imigendere y'ako gataro barambaza ngo ese ku gataro kagenda gate ese umuvuduko wayo ungana iki mbagiraniza imodoka ya vewiti mbabwira ukuntu igenda ariko mbabwira yuko umuvuduko wako uwo uruta ako gataro ko kagira umuvuduko urenze uw'iyo modoka hanyuma ukiraho ku gataro kabara agataro kameze nk'inkoko cyangwa kari kameze nk'inkoko arakano kunabonye bakunda kuba tuntu tw'udutaro dusa naho tuzengutse tumeze nk'ikintu tw'ikizeru cyangwa se ari intebe zisonga bugari sinzi n'ibintangazi haba kako kabaga kameze nka kariya gatebe ariko katariho yamaguru yo hasi hanyuma yego hanyuma ako gataro kuntu bari barakaboshye mama yera akaboshije ibintu bimeze nk'urubingo hanyuma araza agasiga imiti ambwira yuko akangaka kanjye ngomba kujya ngenderaho hanyuma akagira ikintu cy'ikirizo cyari kimeze nk'ikinka ariko ntabwo cyari ikinka kuko habaga haziritse ibintu by'inzogera byabaga biriho agataro kari transport yawe yes mu kigo cy'imodoka n'igare yego hanyuma habaga ari ibintu by'inuze by'ibiri hariho ibintu by'inzogera byabaga biriho ariko tukagira irindi hembe rinini twagiraga ariko iryo hembe ryabaga rifite umwenge hanyuma imbere rikaba risongoye ihembe ni ihembe ry'inka ni ihembe nge naribonaga nk'ihembe ntabwo nari nzi icyo ari cyo yego kuko nge nakoreshaga iby'amaga yego hanyuma iryo hembe ryabaga ari rinini ariko risongoye imbere hanyuma
iryo hembe kugira ngo tujye kuroga niciraga ku gataro na mama akicara ku gataro, kuko mama we yangendaga imbere mu micanire yiwe, yagendaga acanye ku ntoki uko njye namujyaga inyuma mukurikiye, uko njye nari igikoresho cyiwe. We yacanishaga intoki. Gucanisha intoki sinzi ukuntu abigenzaga kubera ko yabaga ari bwanjye imbere, niba ko ari kugira ngo wenda abone ari kujya ntabwo mbizi. Yes. We yacanaga intoki, n'intoki nizo zakaga, hanyuma ngiye nkamukurikira we arimo gucana intoki. Hanyuma twaragendaga iryo hembe twaritongeragaho umuntu tugiye kuroga, tugashyira amazina y'uwo muntu. Twamara gutongeraho ayo mazina, iryo hembe niryo ryatuyoboraga kuko twaherukaga dutongeraho ayo mazina. Hanyuma ihembe ryo ryaratujyanaga ubwo kugira ngo tumenye ko twabaga tugeze aho tugiye kuroga, irya hembe ryaraducikaga rikikubita hejuru y'inzu. Hanyuma mbwira abantu barimo bandeba cyangwa se urimo bumva buno buhamya, ushobora kujya wumva ukumva ibintu biritura hejuru y'inzu yawe, ukumva ni nk'ibintu by'amabuye cyangwa se ukumva ni nk'ibintu runaka birimo bihagenda. Burya nta bindi bintu biba byahageze, n'umuruzi uba wahakandagiye aba yahageze, ahubwo abasenga musengane umwete, uko icyo gihe azaba yaje ujye usenga Imana izajye gusimbutsa izo mbaraga aba arimo akoresha. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma uko twakagenda ubwo turabukoresha, rimwe ndabyibuka twigeze tujya kuroga ahantu, hari ahantu mu murenge wa Mpanga, tuza kujyayo, mama arambwira ngo tujyane, aza kuza gufata agatoro kiwe, amaze gufata nanjye amakange, turagenda twitura hejuru y'inzu y'uwo muntu twa tugiye kurogaho. Nuko nyine turagenda turaroga, tumaze kuroga turushaho turataha. Ariko uko bari banditse hejuru hamwe nabatangiriye mbabwira ko bari bavuze ko nzajya njya kuroga nkica, hanyuma abo nisho bagombaga kubazura, kuko iwacu mu isambu hari ahantu papa yarateye igiti, icyo giti kiza kuza gukura. Hanyuma baza kuza gukora inama, babarozi bamaze gukora inama, baragenda bacukura muri cya giti. Bamaze gucukura muri cya giti, bacukuramo umwoba metero 3 n'igice z'ubujyakuzimu. Igiti baragitazura cyose mu mpande, ku buryo abantu twabaga twagiye kuroga, nabaga nagiye kuroga, baragendaga bakabazura mu mva, bakaza bakabashyira muri cya giti, nge naraziga nkabagaburira ubwatsi. Ndabyibuka iwacu mu rugo mama yagiraga icyo nakwita ibikara, cyangwa se icyo nakita ibipusi. Byari binini uko nabonaga bisa naho byaranganaga n'ihene. Ihene itari yakura yabigiraga ari 3, ariko mu rugo hakagaragaramo 1, 2 ibyo narizi byagaragaragamo. Hanyuma twagiraga urwo rutara twariraragaho munsi, naho mama yaracukuyemo umwoba metero 3 n'igice, ku buryo bya bikara byazaga bigataha muri rwa rugo, byataga munsi ya rwa rutara. Hanyuma nyimara gusinyira ko ngomba nanjye kujya njya kuroga, icyo gihe ko abandi bose, uko mukuru wanjye yarabuze ubwenge mama yaramurindagije, ubwo nanjye ubwenge bwanjye yisa bucuri kurya munsi, natangiye gusinya yuko ngiye kujya nkora uwo mwuga. Kuva icyo gihe rero abandi bana twavukanaga mukuru wanjye, uko babagabo ko bakaza kuza gusambana mu rugo, uko nakabasenyeraga zango, buri mugabo wese yarazaga agasiga habyaye umwana. Hanyuma uko abandi bose bakaryaga bwaburuzo bakarindagira, kuko abandi bose barapfa, abandi barapfaga, uko wacu twavutse abonzi n'abana 9, uwa 10 yaguye Tanzania, ariko abonzi mu 9 nasanze nge ndi uwa 9, hapfuye 5 wacu dusigaye turi 4. Ahantu twabaga, ahantu twaryamaga mu rugo, mama yaruburuzi wundi yaduhaga bwaduhunikaga. Hanyuma igihe abandi bo basaraga bakarindagira mu mutwe, nge bwaburuzi naraburyaga. Hanyuma nirimaje kuba nka bibire, nanjye nkajya manuka nkajya njya kurara muri wa mwobo, nkajya njya kurarana na bya bikara. Namara kurya kurara muri wa mwobo, icyo gihe narabyukaga mu gitondo nkasanga munsi y'ikirenge habaga harimo umugina, nasanga hajemo ibintu by'ibitaka bimeze nk'umugina, uko ari ukuntu umuswi ujya ahantu ukabona wabo mu gitaka, ariko itaka rikiri ribisi. Nanjye narabyuka nkasanga mu maboko, nkasanga mu maguru harimo itaka rimeze nk'umugina mu gitondo. Namara kubyuka ryataka nkarivanishamo icyuma, kuko nashakaga icyuma kugira ngo ndikate ndivanemo. Hanyuma nkongera nkagenda. Ubwo buzima nibwo nabayemo muri iyo myaka 3 n'ine, nabaga ndyama muri uwo mwobo ndarana n'ibyo bikara. Hanyuma mama aza kuza kumbwira ati rero nituzajye tujya kuroga kure, wowe uzajya ugenda niwe uzajya ujya kuroga, ariko ninzajya njya kuroga hafi, jewe nzajya ngusiga mu rugo, hafi nzajya nijyanayo. Ariko bya bikara bindi yaratunze mu rugo, bya bindi yaratunze, icyo gikara yafitemo igikara kimwe yajyaga ajya kuroga, ariko akagenda yihinduye kimwe muri icyo ngicyo. Rimwe aza kuza kumbwira ngo nze kuza kumuherekeza, ubwo urumva nasaga n'undi bwamubera umushyitsi, ahantu ari bwajya kujya kuroga hafi, afata imiti arayisiga, ariko ayisiga ahagaze impande ya cya gikara nababwiraga. Amaze kwisiga imiti, ya miti agendaga imucisha bugufi, agenda angana nacyo, ku buryo nawe yahise ahinduka muri iyo nyamaswa, ahinduka icyo gipusi. Aza kuza kumbwira ngo nimuherekeze, turagenda. Buriya abantu basenga mukwiriye kugira ngo mukwiriye gusenga, mfite icyigisho kivuga ngo mujye musenga iteka ntimurambirwe. Hanyuma nza kuza kumuherekeza
kumuherekeza, amaze kumuherekeza hari umuntu w'umugabo watinze hanze aza kuza gusohoka, ariko mama yari yabaye icyo gikara nyine arimo kuzenguruka imbere y'igikoni cyaho. Hanyuma uwo muntu w'umugabo akimara gusohoka abura igikara kirimo kirazenguruka, ariko jye nari nsigaye inyuma y'inzu. Hanyuma uwo mugabo aragenda yinjira mu nzu, niba yari yabyiteguye ntabwo mbizi, we yaragiye atoragura ibuye, amaze gutoragura ibuye abona igikara kirimo kiragenda, ahita afata rya buye aragikubita, amaze kugikubita icyo gikara cyabwejuye rimwe cyangwa se cyamutse rimwe, gihita kirukanka gisubira mu rugo. Kubera ko jye nari maje kumenya ko ari mama bakubise, nahise nirukanka nanjye njya mu rugo. Nageze mu rugo sanga mama yantanziye, arambwira ngo ubonye ko twari dupfuye. Ndamubwira nti si ugupfa gusa k'uyu munsi, ahubwo no gupfa tuzapfa. Namubwiye gutyo. So yari yihinduye icyo gipusi. Yego, yari yihinduye icyo gipusi. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwihindura inyamaswa akinjira mu nzu y'umuntu. Yego, nibyo birashoboka. Nk'ubu umuntu akihindura imbwa muri izo mbaraga za shitani akagenda akajya kuroga. Birakunda cyane ko izo mbaraga za satani zirari kandi zikora muri ubwo buryo. Ari mpamvu ndanishatse kubwira abantu barimo bankurikirana, burya bya bipusi mubona mu rugo cyangwa se za njangwe mubona mu rugo, kuko ari ukuntu abantu bajya bakubitana n'injangwe cyangwa se nk'ipusi ukubitana nayo ivuye mu nzu. Ubushize nigeze njyana mu giterane, ngezeyo ntangayo buno buhamya, umuntu umwe w'umukecuru arambwira ati ibyo bintu mbwiye, arambwira ati ejo bundi nanjye nagize gutya, nari mvuye hanze ndi kwinjira mu nzu nkubitana n'ibikara bitatu bivuye mu nzu birimo bisohoka, kandi wanjye ntabyo nari noroye. Izo ni imbaraga satani kugenda akoresha, ariko nkwibutse ko ibyo bikara bigenda mu nzu, ubundi inshuro nyinshi ibyo bigenda mu nzu bigenda bigiye gusenya ingo. Bigenda bigiye gusenya ingo. Hanyuma gutyo uko nari nkomeje n'ubundi uwo mwuga, ko nari naramajije kwinjira muri iyo groupe, nkajya ngenda njya koroga, nkajya ninjira mu mazu y'abantu. Ubwo bwa burozi bwacinguye handi ya mbere twagiye, n'ubundi mama yarabumpaye. Uko najyaga njya koroga bwa burozi nabunagagaho urugi rukikingura, hanyuma rwamara kwikingura nkagenda nkajya koroga nashakaga, cyangwa se nagenda nkaba naza nkasiga nkurasazi, namara gukurasaga nkasiga afata bwa burozi ngahita mbugushyira muri ya maraso, hanyuma ya maraso agahita akura bwa burozi, hanyuma nuko ukazarwara indwara udakira. Rimwe ndabyibuka iwacu twagiraga inkono za Kinyarwanda. Izo nkono za Kinyarwanda zahoragamo inyama za buri munsi, twahoraga turya inyama, ariko jyewe ntabwo nari nakamenye ko izo nyama ari iz'abantu. Naje kubimenya ku munota wa nyuma, uko abandi bose bagapfaga, jye naragenda nkajya kubahirira ubwatsi aho babashyiraga muri cya giti. Hanyuma yego, mwene data yego, birumvikana ko abarozi bafite ngo izo mbaraga zo kuzura abantu. Yego, abadukurikiye wenda bashobora kuba nabo batari babizi. Yego, none se iyo umuntu yapfaga baramuzuraga mu buhe buryo? bo uburyo Roma yabaga yapfuye. So uko bamuzuraga ntabwo nari mbizi, kubera ko jyewe ntabwo nazuraga, kuko cyanjye ko ari kugenda nkaroga, nibyo bari barambwiye. Hanyuma ubwo nkanahirira babandi bari bavanye mu mva, ko barapfaga bakabashyingura, bo bakazagenda bakabavana mu mva. Ubundi uburyo bakoreshaga babavana mu mva bwo ntabwo mbuzi, gusa jye narogaga nkabica bakabavana mu mva, nkajya kubagaburira ubwatsi. We yari abizi kuko nibo bajyaga kubazura. Yego. Hanyuma Imana yagukuye kure, Imana icyubahiro. Ntako Imana itagize, yarakoze, nagenda nayishimira cyane. Hanyuma ndabyibuka icyo gihe uko twakaryaga izo nyama, iwacu twarumva twari abana 9. Ubwo bumva abana 9 twaryamaga, twanyaraga kuri ubwo buri tukanyara bihagije, ariko ninjye wari ushinzwe kujya nk'izo nkari zabo bashiki banjye na barumuna banjye n'izangizo twanyaraga kuri ubwo buriri. Rimwe ndabyibuka mama yagiye kuroga, yari bwazi saa 9. Rimwe ndabyibuka murumuna wanjye yari yarabyaye hanze, yaraje aduha uburozi, ariko icyo gihe ntabwo nari nakamenye ko ari uburozi. Umurumuna wanjye yari muto afite nk'imyaka 3, araza aduha uburozi turaburya. Tumaje kuburya, uwo murumuna wanjye yamuhetse mu mugongo, amunyarira kabiri mu mugongo, aba arapfuye, ariko ntabwo nari nakamenye ko ari uburozi. Hanyuma uko twakaryaga bwa burozi, rimwe ndabyibuka mushiki wanjye nari nsigaranye, nari mfite mushiki wanjye imyaka 12 kuko mama yaramubyaye hanze. Ngira ngo mu bintu bijya bishobora kujya biniragenda n'urwo rupfu rwa mushiki wanjye wapfuye, namukunda nka mushiki wanjye ko umuryango wacu nta mushiki wanjye nigeze ngira. Uko abandi bagapfaga bo ntabwo nari nzi ibibica. Mushiki wanjye mukuru wanjye we yarindagiye mu mutwe, ariko we ntabwo nari nzi ibyamurindagije. Rimwe ndabyibuka mama avuye kuroga, byari saa 9, ava kuroga amaje kuza, kuko yabaga ari bwajye kujya kuroga hafi, hari uburyo yasigaga adusinzirije natwe ugasiga yatwishe twabaga twapfuye. Yari afite urwara runini yagiraga, yabaga ari bwagende akadukata gutya mu
mu mbavu, yamara kudukata mu mbavu agafata bwa burozi najya kurogesha abandi nanjye akabushyiramo, hanyuma ubwo twabaga twapfuye muri make yongera kutuzura ari uko yaje. Hanyuma amaje kuza icyo gihe, kuko nibazaga icyo gihe ubwo burozi yazanye bwaje buruta bwa bundi yaduhaga, ariko ndashimira umuryango w'iwacu, ninjye wasigaye iwacu ufite ubwenge, ariko nanjye ntabwo mbaza ngo mbese ubwo bwenge wabuhawe gute, ariko ndashima Yesu wabunsigarije muri ubwo buryo, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ndabyibuka kimara kuza yaje nka saa 9, amaje kuza ahera kuri mukuru wanjye arabyuka, nanjye arampamagara ndabyuka, ahera no kuri mbese ko twakurikiranaga dukuze twese yaratubyukije, arangije adukata mu bavu dushyiramo ubwo burozi aradushitura turabyuka, yari afite ubundi burozi bundi yaduhaye turarya, ahera kuri mukuru wanjye, nanjye mba ndaburiye ko mukuru wanjye we yararindagiye nkuko nabibabwiye. Njye mu cyimbo cyo kugira ngo ndindagire, njyewe mitamera nk'umuntu wasinze, mera nk'umuntu udandabiranye, mita nirukanka ariko niyambaza ahantu ku gikuta, niyambaje ku gikuta mbona mushiki wanjye nawe mbona afashwe nkuko nari mfashwe, we nari nzi ko wenda aje kuza kunyambira, ko we yaje arambuye amaboko aza yirukanka akeneye kunyambira, ariko nanjye nari meze nk'umuntu wasinze ndimo kwiyambaza igikuta. Mushiki wanjye kubona mbona arambuye amaboko aje yirukanka, nanjye mpita ndambura amaboko angwa mu gituza, amaje kungwa mu gituza, we yandusha, we nubwo yarakiri muto yagiye nari mfite ibiro bikeya, akimara kungwa mu gituza nanjye mbaguye kuri cya gikuta, ubwo yaguye mu gituza cyanjye abapfire mu gituza cyanjye, amaje gupfira mu gituza cyanjye, ubwo nanjye nese manukanye ku bitasi, icyo gihe n'umugongo warahacikiye, mama arazeta amukura muri icyo gituza cyanjye, ahita agenda amushyira ku buriri, amaje kumushyira ku buriri mu gitondo batangaza itangazo bari bwaze kuza kumushyingura ari mu mwishe. Yego, bamaje kumushyingura byageze nimugoroba hagati ya saa 5 n'indi minota, uwo mushiki wanjye mama aragenda amuvana muri yamva nkuko abandi bose narugaga cyangwa se twarugaga mama yabavanaga mu mva bakabashyira muri cya giti, aragenda amuvanamo, ariko yagiye kumuvanamo n'ubundi asize ubundi burozi yari yaduhaye kugira ngo ibyo ari bwaze kuza gukora tutaza kuza kubireba, kuko kumukuzura abantu byo ntabwo nari mbizi, icyo nakoraga kwari ukuruga. Tumaje kugira bamaje kumushyingura, ko bamaje kumushyingura saa 5 z'amanywa, bigize saa 5 n'igice z'ijoro, mama aza gusiga duhaye uburozi, ariko icyo gihe ubwo burozi mama yasize duhaye yabuduhaye twese, abandi barapfuye nkuko twari dusanzwe dupfa, ariko gihe icyo gihe ntacyo nigeze mba. Birashoboka kuba yenda Imana yari yansigaje kugira ngo inyigishe cyangwa se nyereke ibyo ngibyo yakoraga, ariko kugira ngo buno buhamye ndimo kubaha buze kuza kubafasha, uko Satani afite uburyo bwinshi arimo gukora, ariko ndabifuriza gusenga iteka ntimurambirwe, uko imbaraga zibarwanya ni nyinshi, ariko n'uturwanira nawe ufite imbaraga nyinshi, uko uturwanya ni ikiremwa, ariko uturwanira we ni umuremyi. Ndabyibuka icyo gihe aragenda amuvanamo, amaje kumuvanamo ubwo we yaragiye, we yarazi ko yasize atwishe nkuko n'ubundi yari asanzwe abikora, haza ijwi rirampamagara, ariko iryo jwi rimpamagara mama yari yagiye, ariko icyo gihe ntabwo nagusobanurira ngo iryo jwi ni iry'Imana cyangwa se ni irya Satani, nanjye ntabwo mbizi, gusa ijwi ryaraje rirampamagara mu izina, rirambwira ngo nindikurikire, ndarikurikira, nkingura urugi ndarikurikira, maje kurikurikira ndagenda ngera ringezaho mushiki wanjye bari bamushyinguye, ndahagarara, rya jwi ryamaje kuhangeza rita rigenda, ntabwo ryongeye kugaruka. Yego, mubaze gato. Yego, mushiki wawe abarapfuye. Yego, abantu baraza barashyingura nkuko bisanzwe. Yego, hanyuma mama wawe niwe wahamagaye abantu baze bashyingura. Oya, we niwe wamwikoriye, we yahamagaye abantu baraza baramushyingura, baratabara bisanzwe, bari bashyinguye batabaye bisanzwe. Nyuma aragenda aramuzura, aragenda amuvanamo, amushyira muri cya giti. Ubwo wari uri he? Njyewe nari ndi mu nzu, we yamuvanyemo ndi mu nzu, we yasize aduhaye uburozi nkuko yarasanze kutwica nyine aduhunika, amuvanamo aramujyana muri cya giti azi neza ko turyamye cyangwa se yatwishe. Rero nabyugiye, iryo jwi ryampamagaye, ndagenda mpagarara kuri iyo mva, ariko we ntabwo yari azi neza ko nabyutse, ko yarasi ko twapfuye. Ubwo rero njyewe nagiye kuhagera, nahageze nsanga imva yitse yasubiye hasi, nsanze yitse yasubiye hasi, nahagaze nk'amasaha agera muri 3 niba atarahana icyo gihe, kuko nahagaze igihe kirekire, kuko ahantu naryamaga mu cyumba, kuko arahunda, kuko ari igihe wagomba kuba umurozi muri Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.